Gracias.
agakunda gusanga aciye bugufi, agakunda gusanga agajyaye ababaye cyane cyane abakene imfungwa baravuga ko bakari kugaragaza hari yagiye ku igororero akajya koza ibirenge bakubiri bamuhangurira yakoze koza ibirenge maze gukora nimugoroba aha yagiye kugerageza akajya gukorera amahoro n'igororero akajya koza ibirenge no kugaragaza urukundo afitiye abaciye bugufi ababaye n'abandi banyamahanga kuko yakundaga gushishikariza abashakashatsi ndetse n'abandi bose bashinzwe kugira ngo Imana akababwira ati n'abashishikariza gusaba abantu bari hirya aho mutagaragara hirya aho bari abantu bagera benshi iyo hirya hari abantu babaye hari abantu bananiwe n'ubuzima ariko batabona ubasangayo batabona ubwitaho aho ngaho kigenewe kuko hari hose yajya no kuvuga ati aho hantu habaje hari ababaye hari abasaba bateranye hari abasaba batitabwaho aho ngaho ushobora gusoma akiriho aho ari kizira ikiriho hanyuma gahunda yo kwiga no kumukira n'impunzi agasaba amahanga kugira ngo atandukanye kugira ngo badakomeza guteranira impunzi n'ibicuruzwa bwazo bwaga ahabwa kuramba n'ubutaka ndetse no gushoboka abashakira ibirego byiza bibakomoka cyangwa se abakurikiye aho kugira ngo inyanja imwe imva umunsi ahemukiye niyo mpamvu igeze kujya kuri kimwe mu byaro byo mu nyanja bikunze kuvamo ikirere kibagaruka ajya kuri icyo cyambu arahasenga arahirira asanga ababwiyemo bahapfiye bakomeza kubabwira asanga amahanga bitabarabona ariko bamuka ndetse yitaye abarwayi ndetse n'abageze mu zabukuru urabizi ko adusigiye n'umunsi duhimbaza abageze mu zabukuru ndetse n'abafite abuzukuru n'abavuza muri iki gihe kiriho umunsi duhimbaza ku cyumweru cya kane cy'ukwezi kwa karindwi mu rwego rwo guha agaciro cyane cyane abageze mu zabukuru haba kiliziya cyangwa se kiliziya mu isi y'abantu bibagiwe bamwe bakabona nk'utaha agaciro bakwiye bakavuga bati abangaba bari igihe cyabo aba bari imbere yabo bakaba bari mu bigo by'abakecuru n'abasaza ntawe ubitaho ababa bari batasura ndetse mu byaro bimwe abana bakabona bakigira mu mujyi ushaje bari basura cyangwa bagasura gake ndetse bakabona ubuzima bwiwe batitaho kugira ngo bakorera kandi bari bakoresheje niba bakoze bageze kandi bari kubakorera ntabwo ari ntabwo ati byiza gushyira munsi wo kuzirikana abakecuru n'abasaza abageze mu zabukuru cyangwa se abafite abuzukuru uwo munsi tukabazihiza kuri iki kigo cya kane cya karindwi cyegereye wo ku isi umunsi w'imbaga w'abatagatifu ana y'abakuru ababyeyi n'abashakanye icyo ni kimwe mu byinshi bigaragara bigaragaza kongera ayigiramo isoko y'akabira ayigiramo abayishi agace
ishobora kuzuza akarorero ariko umugaragaro waho ni uko yahamagariye abantu kudashaka kubungabunga isi Imana yahaye kugira ngo dukomeze dutunganya kuko baba bavuga ati isi Imana yahaye tugihe nziza aho urasanga abantu bagiye kuyigana noneho bakwihinganira nayo yakwishyura akabahinganira akaziza abantu benshi akazabarira abantu benshi biturutse kuri umuntu utarahaye agaciro k'utarahaye akimuhaye isi kugira ngo ugende utunganye kandi kugira nziza yahoraga ahamagara abantu kuva ku isi itakurikije abantu ariko utwara isi kugira abantu nyamuneka umwuga w'isi imigire nziza imigire ukurikije ubuzima bwe ahantu mu buryo bwo kugira abantu mwirinde nziza ubusitani bw'Imana ariko mwirinde neza kugira ngo izina ye ikomeze nziza by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yakunze kutwakira abantu b'ubwiyunge gukomeza inzira y'ubwiyunge n'amateka mabi n'icyaha cyashyiraho aho batuma mu gihe cyo kurangwa n'ubwiyunge mu banyarwanda akabashishikariza gusoma kiliziya kandi akabasaba mu gihe cy'icyaha ikindi abaho kiliziya y'u Rwanda kuko urebye kuri icyenda ifite kiliziya y'u Rwanda bari ubutumwa bw'abakirisitu umunani nibwo zo bahawe Venezuela numva ko utari Afurika akomeye noneho n'ubwihane niyo papa watoye ukardinali wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda aho ukardinali Kabagaba ndetse n'utangaje ukardinali amuhawe abagizi
bakomeza hafi hari n'isengesho kuko nyine abagaragaje asubiriho ndetse icyo cyane mu bitaro bakunze kugaragaza abarwayi uburenganzira bwo kuza bakigisha ibitaro asuzuma n'aho ibitaro amatsinda yaje kumusaba bakavuga ko yatezewe n'andi makosa igihe yari yakunze kudasohoka akajya kumusaba ngo petero akababwira ngo bikomeza akabagurisha ubundi agasubiwe kuruhuka mu gihe rero yariwe asaba imyirondoro abantu bakunda kumusanga nabo bakunda gusoma isengesho by'umwihariko rero muri iki cyumweru cy'agatatu kuri mashini yaje gusuhuza ababaye bateganya kuko bakunda kugira ejo muri mashini arababwira ati mugire mashini nziza kandi bifurije icyumweru cy'agatatu gihe hari icyumweru cyashize kuri mashini wakati mtakatifu saa tena nakwenda kusoka anakusura jambo la dini anakusura kwa wao anakwenda nani mzuri nani anasasa ndio kaji ndio ndio hizi kalishini ndio tunasaka yaje hasa kuisha njewe roba na siyose azatambugisha anoga ko afunyiye asoka atambugisha arabati hanyuma abirati shora kose atambugisha n'abata n'abana n'abana biri mu bakoresha byamukuye byashyizwe n'abandi
Nagasani ibikorwa by'imyaka 20 byo kuyobora kiliziya yawe
mutagatifu wa Kristo no mutagatifu bose nyagasani icyo kizera yawe isi hose maze wibona imbere urukundo hamwe n'isoko wacu musenyi n'abatorewe mu Rwanda bose. nyagasani kandi abayoboke bawe Papa Francisco, Melania, Maria, Azia, abayobozi b'Abagatolika uhamagaye muri iyi minsi wavana mu isi maze umunsi kumwe n'umwana wawe umeze nk'ukwe ubahe kwishanya izuba rye. Ruhuke kandi abantu bacu bapfuye twizeye kuzazura abera bose bapfuye bafitiye impuhwe maze bakire muri Afurika. Turakwinginze natwe twese utugirire impuhwe bazashaka kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe n'icyabarira mu gihugu w'Imana Yosefu Mutagatifu
Hari n'igitabo cyageragejwe
intumwa y'abahamagara ya Kigali kugira ngo nyine kize kugaragara bigaragaza ko bifatanyije Kiliziya y'isi yose gusaba umushinga. Muze kumuha kandi rero ababishoboye kandi bicishijwe muze kwandika mu gitabo kugira ngo mushyirweho no kutubisengesho ababishoboye bashobora kwandika mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza cyangwa se mu rurimi ariko n'abadondera mu Kinyarwanda nabo nta kibazo kandi n'ubuvuzi gusa. Abakozi rero kandi n'umwanya wo guhuza abanyeshuri bari gutangira igihembwe cy'umwaka kugira amasomo neza y'abanyarwanda no gushyigikira abatwifuje kugira bwiza ababyeyi n'abarezi abanyeshuri nabo twifurije ubuzima n'ubuzima bwinshi. Nyagasani